Hello guys, mumeze mute? Ndabizi mwe mudukumbuye muri benshi. Ndikugira mbabwire ngo Imana y'amahoro nikomeze ibane namwe. Hari igihe iminsi yose itagenda neza, hari gishobora kuri guca muri situation itari nziza, reka nkubwire ngo niba hari ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe muri aka kanya, ejo hari byagendaga neza, niyo mpamvu utagomba kwiheba kandi ujye umenya situation yose waba urimo hari undi uburi inyuma yawe. Niba urwaye, hari wavuye mu mubiri, niba hari amafaranga utari kubona, hari n'uwaburaye, niba hari ikintu runaka wabuze, ujye umenya ngo hari abandi bashaka kuba bari gusafaringa kurenza wowe. Ariko ndabizi ikibazo kiryana ukwacyo, niyo mpamvu nakubwira ngo komeza ushikame, Imana yo mu ijuru ujye uyiringira, izajya igufasha iguhumurize mu gihe bya ibibazo byawe bitari byakemuka. Noneho sasa ibibazo byawe nibikemuka, uzajya wibuka no gushima Imana rurema yo mu ijuru. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri nanone, twari tubakumbuye kuri chaîne yanyu ya Paccu TV show. Ibintu byinshi byarahindutse, muri kubona ko natwe twabaye abantu bashyashya. Haba prank twazibazaniye njyewe na Mama Nora, ndetse na Nora twari turi mu mahugurwa. Reka mvuge ngo twari turi mu mahugurwa kugira ngo tuzaze tubahereze ibintu bifite karite kuri iyi chaîne yanyu, kugira ngo umuntu wese wakoze subscribe ye kuzigera yicwa n'irungu, ye kuzigera abona ibyo adakwiriye, kuko muri abantu beza cyane b'intangarugero kuri iyi chaîne yanyu ya Paccu TV show. Ikindi cya kabiri nanone, hari ibintu byinshi mushobora kuba mugenda mukenera byakabaye biri uruhande rwanyu, ariko nanone ugasanga urabibuze kubera nta makuru ufite. Hari igihe ushobora kushaka nk'umuntu wakuyoborera ubukwe, ugasanga ntago uzi Mugisha Rwangeyo Juste uyobora ubukwe bukagenda neza cyane. Wari umuzi? Turaza gushiraho nimero ze. Hari abantu benshi nanone, hari umuntu utaruzi, umuntu witwa Muchoma J. Ushobora kuba wari utuye muri Arizona cyangwa se uyunyura muri state ya Arizona, ukaba utazi umuhungu witwa Muchoma J. Ni umupapa uzi kotsa akaburushete, niwe muntu wa mbere nzi hano muri Amerika ushobora kuba abikora neza, abandi bose bakaza bamukurikira. Niba uzi neza ko utwara ikamyo ukaba unyura muri Arizona, iyo frigo yawe yaberamo, byaba ari byiza harimo ziriya brushete za Muchoma J. Azitangira kuri make, akaziteka neza, akazitangana urukundo, isuku, bya bindi nawe uzi neza ko wifuza kuba uri mu rugo ukabyira umudamu wawe ati nshiraho ka brushete, nshiraho ikirayi. Muchoma J mu gihe utari hafi no mu rugo aba hari. Niba ufite ibirori utuye muri Arizona, Muchoma J ashobora kuba yaza akagutekera ibyo aribyo byose ushobora kuba ukeneye, harimo n'izo brushete, agahene kameze neza, brushete y'ihene, y'inka, ipfa kuba ari inyama, ni ifi, isamaki, azi kuyikaranga neza. Noneho sasa amerwe akakwica, ugakizwa n'izo nyama za Muchoma J. Reka tumuveho noneho. Hari abantu benshi nanone batazi ibigendanye na life insurance. Ahangaha none reka nkubwire ngo turaje tubibasobanurire, kandi nkubwire none ushobora kuba amabire yawe ari yavuga ati mfite amabire menshi hano muri Amerika. Reka nkubwire ngo Paccu naje kugira ngo bibasobanurire byinshi cyane ibigendanye na life insurance, kuntu ushobora kwizigamira. Nzi neza ko atari ubwa mbere wakumva life insurance. Kwizigama amafaranga yawe ukayabyaza umusaruro igihe uriho, nanone amafaranga yawe akaba yagusapotinga mu gihe warwaye indwara ikomeye cyane, nanone igihe wavuye mu mubiri ko nawe uzapfa. Nubwo uri kundeba, igihe cyawe nikigera uzapfa. Ariko ntago ari none, ntigutera ubwoba. Niba unarwaye Imana igukiza, ariko igihe nikigera uzapfa. Niyo mpamvu ugomba kwizigama kugira ngo nuramuka unavuye no mu mubiri, ya mafaranga azasigare ari gufasha umuryango wawe. Abantu rero ntago mubisobanukiwe, kandi kambabwire iyi si tuyinyuraho, ntago tuyibaho. Hari abari bayiriho, iyo nzu tuyemo, hari abari bayituyemo mbere yawe, nawe uzayivamo abandi bayituremo. Niyo mpamvu ugomba kwizigama kugira byibura generation yawe cyangwa se abo uri kubyara bazagire profit kubyo uri kuzigama uyu munsi. Umukire wo mu myaka 10 iri imbere ari kubiteganya uyu munsi, umukire w'uyu munsi yabiteganyije mu myaka 10 yashize. Icyo ngicyo reka tukiveho, ntago ari cyo cyari kituzanye, tuzagifatira umwanya wacu. Ubikindi nanone nababwiye ko nzajya nkabahereza amakuru y'akantu kandi abantu benshi nababwiye ati reka mbabwire kuntu iby'amatraka bikora, ndabasobanurira. Abantu bamwe na bamwe barabyumva, abandi ntibabyumva, nkabinginga. Nta nyungu nari mbifitemo, ariko inyungu nari mbifitemo nuko nabona bagenzi banjye nabo hari ikintu cyabafasha kwiteza imbere cyangwa se cyabateza imbere kurenza aho bari muri aka kanya.
none abantu benshi muri kubona ko muri gustragoringa muri gushaka CDR bitagishobotse kubera ko hari ibintu byinshi, hari ingamba nyinshi leta yongeyemo, ariko mbafitiye ibanga nanone ry'uburyo ki mushobora kubona izindi opportunité bitari no gutwara ikamyo ukabona izindi opportunité mu tundi tuzi dutandukanye. Hari abantu benshi bagenda bibaza tse abantu bajya kuri za social media, ufite byinshi byo kubwira abantu, ushobora kubuza ijambo ry'Imana, ushobora kubuzi gukora amashanyarazi neza, ati se YouTube ihemba gute? Aha ngaha kuri Paccu ngiye kujya nza mbahereza akantu ku kandi kugira ngo noneho sasa iyi chaîne yanyu niyo warakoze subscribe izakubere iy'umugisha. Uyu mwaka uzajye kurangira hari ibintu byinshi wiyunguye, haba mu mafaranga ndetse no mu bumenyi. Mwabonye ko Mama Nora ajya akabahereza ibiganiro birimo uburyo ki ushobora kwita ku mubiri wawe, ushobora kuva ku biro runaka ukagera ku bindi biro, haba ari ukubigabanya no kubyongera. Rero nanjye ngiye kujya nza guhereke ibintu byinshi bigendanye n'uburyo ki ushobora kuba wagira bwa buzima bwiza Mama Nora yakubwiye, none na Papa Nora kaza kubwira ukuntu ushobora kuba wagira amafaranga yisumbuye kuyo ufite. Ndabeshye guys, none sasa hari ibintu byinshi zageza nkababwira. Hari igihe ujye usanga umuntu ushaka kugura inzu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko wabuze amakuru. Papa Nora cyangwa se Paccu ndahangaha kugira ngo amakuru yose ngenza kuyaguhereza akantu ku kandi. Hari abantu bitwa ba Kagame bashobora kuba bagufata bakakorienta bakakwereka inguzanyo nziza ushobora kuba wafata, ukaba wafata inzu nziza ishobora kuba wakwishyura igihe cyaryo cyose wazabonera amafaranga, aho kugira ngo utegereze imyaka 30. Ibyo ngibyo tuzabijyamo, niyo mpamvu te kubarambira. Aha ngaha turi kubabwira ngo Paccu TV show twagarutse, haba mu buryo bwo kubasetsa, haba mu buryo bw'ibiganiro byiza byubaka, haba n'amaprank. Niba uzi neza ko ukunda kurira, niba uzi neza ko ukunda guseka, ikintu nanone nakubwira iyi chaîne byose uzabihasanga. Ushobora kurira amarira y'ibyishimo, nanone ntacyo bitwaye. Ikintu cya mbere nakubwira ngo komeza uturebe hano kuri Paccu TV. Niba uzi neza ko utakoze subscribe, niba uzi neza ko na mama watakoze subscribe, nta mutima mubi, niba wanya atarabarozi, kora subscribe. Jya no kuri phone ya mama wawe niya papa wawe ukore subscribe. Ahangaha ni chaîne yanyu y'umutima mwiza. Nkuko nababwiye ni byinshi mbafitiye mu mpera z'umwaka. Murabizi hari abantu benshi mutazi ngo mbese twabona amafoto meza he. Paccu studio mwari muyizi? Ahangaha nzajya nzamba kubite amafoto. Ahangaha twabazaniye abafotographe babigize umwuga, hahandi bashaka kugufotora amafoto yawe bakayashyira muri cadre, ukayamanika mu nzu, igasigara ari urwibutso. Umuntu yajya yinjira mu nzu yawe agasanga harimo amafoto meza, ibishushanyo byiza byinshi cyane. Paccu studio turahari, nimero zacu turaza kuzishyiraho, cyangwa se abantu bose nababwiye bashobora kubafasha turaza gushyiraho nimero zabo. Noneho sasa buri kintu cyose uzajya ukenera kuri Paccu TV niho uzajya ugisanga. Umva nanone, niba uzi neza ko amafoto yawe uyashaka muri album, hari abantu benshi usanga mukunda amafoto ariko ugasanga bamara kubafotora niba ari Christmas, events nyinshi zitandukanye, ugasanga amafoto yawe nyuma y'igihe runaka urayabuze. Ahangaha rero tubafitiye uburyo tuyishobora kubahereza amafoto yanyu muri album. Album ishobora kujyamo amafoto 100, amafoto 50, amafoto 20 bitewe n'ukuntu bishaka. Noneho sasa amafoto yawe ukazayahorana nk'urwibutso, ku buryo cy'umwana wawe azajya scrolling avati iyi foto niyo muri 2019, 2020, 2021, 2030. Uko imyaka igenda ishira ugafotorwa udufoto, uzajya ugenda wereka umuryango wawe, wazajya n'imyaka myinshi cyane kuzajya uvuga ati mfite urwibutso. Atari bya bindi byo gufotora ayakohereza kuri telefone yawe, telefone yagira ikibazo yagwa mu mazi yapfa, ugasanga ntago uzongera kubona urwo rwibutso. Kandi twese dufata amafoto kugira ngo tugire urwibutso tuzasigira abacu, cyangwa se mu gihe tutagihari, cyangwa bamwe muri twebwe batagihari, cyo tuvuga ati runaka twarabanye, cyangwa se nawe uzajya wiyibutsa ibihe byiza wagize. Rero niba uzi neza ko ukunda Paccu TV, ibyo bintu byose uzabisanga ahangaha. Ndi kugira ngo mbabyire kubana natwe ni byiza cyane. Niba utarakoze subscribe, please, hari byinshi tubafitiye, gikore nonaha. Noneho sasa ntuzongere gucikwa. Nshimiye abantu bose bakomeje kujya batwibutsa ati twarabakumbuye, twarababuze, niyo mpamvu twagarutse. Fata telefone ya mugenzi wawe ukore subscribe. Nta mutima mubi, niyo wanya atarabarozi, kora subscribe. Turabakunda cyane. Imana y'amahoro nikomeze kubana namwe. Ciao ciao.